Haleluya. Imana nitugera mu ijuru tuzagaragaza imirimo twakoze turi ku isi. Kuba umukristo narabwiye ntago ari bw'urangije urugendo, ahubwo nibwo uba urutangiye. Niba koko uvuga ko wakijijwe, wagakwiye kuba wishimira ko abandi bakizwa. Reka mbabwire, niba wizera ko urugero wizera ko isi izarangira cyangwa se tuzapfa ukajya mu ijuru, niko wizera, nyamara ufite inshuti yawe ntago ikijijwe, kandi nabwo wizera yuko nipfa izarimbuka ikaba mu mubabaro w'iteka, urabizi. Ariko muri break murahura, after lunch mugahura, saa 10 mugahura, muri interina mugahura, muri refe mugahura, nta kintu ujye umubwira. Mutekereze ibyo bintu. Mugenzi wawe uzi ko azarimbuka, urabizi neza, wakiriye amakuru yamenye, warakijijwe, uzi ko iherezo ryawe ari ubugingo, ariko uzi ko utemeye umwana w'Imana wese azarimbuka. None wabigize ibyawe. Gatoreze kuri aka kantu, umurimo w'ivugabutumwa nagarukuza ngo uhagarara hano imbere wigisha abantu benshi. Oya, abo nabatowe kuri byo, ahubwo Imana yavuze ngo mugende mwigisha amahanga yose. Umugabo yari ari kutwigisha ibi bintu nyine ko tugomba kwigisha bagenzi bacu. Aratubwira ngo abakristo bamwe bagira ikibazo kuvuga ngo ngewe ntago mfite ahantu nigishiriza. Uriya wenda afite ahantu yigishiriza ko sifite ahantu nigishiriza. Aratubwira ngo niba uri muri famiye yawe idakijijwe, uri pasiteri, bariya ni abakristo. Niba uri muri classe yawe harimo abantu badakijijwe, uri pasiteri, bariya ni abakristo. Niba uri mu nshuti zawe badakijijwe, uri pasiteri, bariya ni abakristo. Imana izakubaza. Nkuko wumva ngo pasiteri abagomba kurinda itorero, niko wagakwiye nanone kumva ko ahantu hose ugeze wabageza ku butumwa bwiza. Abandi bantu bajya bagira ibibazo byo kuvuga ngo ngewe reka nitegure, ngo nago mfite ijambo ry'Imana muri ngeri rikomeye, ibintu nk'ibyo. Umugore umwe witwa Maria Woodworth Eta, Imana yaramuhamagaye gutya cyane, iramuhamagara cyane, abwira Imana, ayiha ama excuse menshi. Agera kuri excuse ivuga ngo Mana, okay, ndabyemeye, ariko banza ureke njye kwitegura. Imana iramubwira ngo ese igihe uzaba uri kwitegura, uza abantu bazaba bari gupfa? Haleluya. Ese wowe utekereza ngo reka nitegure, reka ngwize ijambo ry'Imana muri nge, uza abantu bazaba bamaze gupfa uri kwitegura? Nta gihe dufite cyo kuvuga ubutumwa bwiza kitari iki. Ntago bisaba kwitegura. Umugabo umwe Yesu amwirukanyemo abadayimoni. Uwo mugabo yahise agenda abwira abandi, baramumenya, ngo niyo ugeze iwabo usanga ngo hari urusengero yashinze. Umugabo Yesu yirukanyemo abadayimoni. None se urumva wakijyanya n'umuntu Yesu yirukanyemo abadayimoni? Wowe uri umwana w'Imana, none uri kuvuga ngo uracyari kwitegura. Yesu yahumuraga impumyi, zimwe zikagenda zimuhamya. Guhamya Kristo ni none, ntago bisaba ko, nta kindi bisaba. Nukuba umwana w'Imana, Umwuka Wera agakorana nawe, nta wundi mutwaro yifuza kukwikoreza, ahubwo icyo yifuza ko wakora nuko wamumenyesha abandi, abo mwigana muri classe, abo muhura. Kuko byaba bibabaje kuba umuntu mwarabanye uzi ko nta bugingo afite, ukamwihorera nyine mukabana bikarangira. Haleluya. Byaba bibabaje cyane. Ikindi kintu, hari abantu bagira ibibazo byinshi. Dukeneye imbaraga. Imana abantu benshi ntago ibaha ibintu byabo, kubera ko ibibona ni business zihomba. Imana imeze nk'umu businessman, ntago yaguha ibintu ibona utazabikoresha, ahubwo ireba wa wundi ugiye gukora akaba ari we iha ibyayo. Niba ushaka kuzura ubumana, Imana ishyira ubumana mu muntu ibona izabukoresha ku isi. Adamu Imana yari imaze kumuha inshingano, okay. Kuva icyo gihe Imana yarazaga ikamusura, igafata ubumana buyirimo ikabushyira muri Adamu. Adamu nawe akagenda agahisha umugisha ibyaremwe ku isi. Iyo Imana ibona ko Adamu nta kintu azayimarira, ntabwo ari kumushyiramo ibintu byayo, kuko Imana ni nk'umu businessman. Ntabwo yaguha ibintu, ntabwo yaguha imbaraga, ntabwo yaguha ubumana bwose ibona ntacyo uzabukoresha. Icyo nicyo nifuza kubabwira, mumenye ko Imana izatubaza imirimo twakoze
igendeye ku yo yaduteguriye gukora. Niyo mpamvu ahari ntabwo uzigisha isi yose, ahari byashoboka ntabwo uzigisha isi yose, abo ushoboye ari uzabwira. Ijambo ry'Imana mu Roma twasomye ravuga ngo erega ubutumwa bwiza ni nk'inkozi isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Mubwira ubutumwa, ntabwo ubutumwa bwiza ukeneye kubuha imbaraga zawe, ntuzibeshye. Ntabwo bikeneye kubuha imbaraga zawe, ahubwo bwo ubwabwo bufite imbaraga. Kamvuga akantu nsoza, hari igihe mujya mubona abantu bababaye, abantu bari mu bukene, abantu barwaye, mukabagirira impuhwe, ariko impuhwe mubagirira mwebwe abana b'Imana nizabihehe. Ubona umuntu ararwaye, yo yihangane bisi. Okay, ni byiza kwihanganisha umuntu, ariko riri nta kintu umufashije. Nukumubwira okay, kwihangana nabyo nibyo ni byiza. Kamabwire kano kantu, Kristo ntabwo yaje kwitsinga abwira abantu ngo mwihangane ibyaha birabishe abadayimoni babuzuyemo, ahubwo yabwiye ba Petero ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza, aho musanga barwaye mubakize, aho musangamo abadayimoni mubirukane, abo musanga bapfuye mubazure. Muzasome neza iryo jambo nararyumvishe, numva ko Kristo ubutumwa bwiza yatanze ntabwo yashyizemo imikino. Ubutumwa bwiza kugira ngo buze byatwaye amaraso y'Imana, Imana gupfa kugira ngo ubone icyo kintu gusa. Tekereza Kristo ari mu ijuru, ibyo yababajwe byose ari kureba ibintu uri gukora. Price, igiciro yatanze, ari kureba ko ni nkaho nta kintu uri kumva cyamara. Haleluya. Nicyo nashaka kubabwira. Muhaguruka tugasenga, muhaguruka dusenge Imana. Reka dusenge Imana gusa. Yesu abwira abigishwa be ngo mugume Yerusalemu kugeza igihe muzambikirwa imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe wagufasha mu guhamya Imana wenyine ku isi, kuko niwe uhamya Kristo muri byose. Reka dusenge Imana. Data mwiza, tugushimiye ijambo rya twumvishe Mwana, tugushimiye ko ubutumwa bwiza muri bwo bufite imbaraga Mwami zibasha gukiza. Nicyo gituma utatwemere kuba mu buzima buvunika, ahubwo wadutumye gutanga ijambo rya ku batararimenya Mwana, kuko ijambo ryawe rifite imbaraga Mwami, ribasha guhinguranya Mwana. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nsengeye buri wese wumvishe rino jambo Mwami Yesu, umufashe mu izina rya Kristo Yesu Mwana. Waravuze ngo uzatwohereza umufasha, reka umufasha agaragare mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo yitangiye gukora uno murimo Mwami wo kukugeza ku bandi, tangira umwuzuzemo ububana bwawe Mwana, atangira ahure nawe mu buryo budasanzwe, atangira akorweho nawe mu buryo budasanzwe Mwana. Dusengeye bene data bose Mwami, abo bose bagize inyota yo kubikora, imbaraga zawe zibane nabo Mwami Yesu. Nabo bose batarakizwa Mwami, imbaraga zawe zongere zibakoreho, imitima yabo wongere uyoroshye, bamenye ko ari we Imana itanga ubugingo Mwana, bamenye ko ari we soko y'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Komeza utwuzuze, komeza utuzure mu mbaraga zidasanzwe, komeza Mwami uduhwiture, utuyobore mu nzira igana mu ijuru. Mwuka Wera turakwemerera ngo uganze muri twebwe, komeza uganze mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.